Murakaza neza aho bigira ikorana uhanga Mwalimu Teacher David kora subscribe tuje tubana mu masomo. Murakaza neza aho bigira ikorana uhanga Mwalimu Teacher David kora subscribe tuje Teacher David TV Rwanda, subscribe for more tips. Ese wamenye wagwan? Noneho nyuma yaho dukoreye video y'ukuntu wahagarika biriya bishusho by'urukozasoni bagutagingaho kuri Facebook. Ubu noneho twamaze kuvumbura ko izo account zanyu za Facebook hari abantu bazihakinga, hari igihe iyo trick itarimo gukora. Ubu rero niba yanze gukora, beta nuko wasiba account. Noneho tugiye kurebera hamwe ukuntu wasiba account ya Facebook. Mbibutse ko niba utarakora subscribe, reba aho hantu hari ijambo ryanditsemo ngo subscribe, ryanditse ngo subscribe ry'umukara. Nurangiza urikoreho. Ibyo ntabwo bihagije, numara kurikoraho wongere ukore kuri all, tujye turabana. Kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'ubwenge bitazajya biragucika kandi uri umuntu usobanutse. Kandi ni na byiza, ni ibiganiro byo muri society byakugirira akamaro. So noneho ubu ngubu tugiye kurebera hamwe ukuntu wa deletinga cyangwa se wasiba account yawe ya Facebook igihe guhagarika biriya bishusho by'urukozasoni bataginga kuri account yawe bidakunze. Niba bidakunze ukumva ushaka gusiba account yawe, so mbibutse ko kuyirokinga ntabwo ari cyo gisubizo, kuko nuyirokinga barakubwira ngo inshuti zawe zizakomeza zibone poste zawe, byose zizakomeza zibibone. So tudatinze noneho niki, ugiye kuza ufungure Facebook yawe, Facebook account yawe ugiye kuza uyifungure. Numara kuyifungura urahita uza doti dutatu, urahita kuri tuno tudoti dutatu hariya nakweretse. Numara kuhakirika urahita ujya ahantu handitse ngo settings and privacy. Hano hantu handitse ngo settings and privacy, settings and privacy. Ahangaha rwose ndi kuhakwereka neza. Numara kuhakirika urahita uza ahantu handitse ngo settings hano settings. Nurangiza uhakirike. Numara kuhakirika noneho ikintu urahita ukora, make sure ko wakoze subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu bindi biganiro by'ingenzi cyangwa se byubaka society. So noneho urahita uza hano hantu uri kureba guki, aka gatipu akangaka urahita ukirikamo hagati gusa. Like urahita ukirika hano hagati aho ngaho ngweretse, ahangaha duhuriye tuno turongo, urahita uhakirika. Numara kuhakirika barakujyana ahantu handitse ngo personal details. Dore ngaha personal details, na ahangaha personal details. Mbibutse ko izi nzira nizo umuntu anyuramo agiye gusiba account ye ya Facebook. Urahita ukirika hano handitse ngo personal details. Nari maze kuhabereka ariko mba ndi kugira ngo tugendane akantu ku kandi kugira ngo hatagira umuntu ucikwa. Noneho ikintu urahita ukora, ikintu uri buze guhita ukora, uraza ukirike aha hantu handitse ngo hano ahangaha rwose hano. Aha hantu niho urahita uza ukirike ahangaha. Hariya urahita uhakirika, kirikamo hagati. Numara kuhakirika barahita bakugeza aha hantu, urahita uza ukirike ahangaha ahangaha rwose urahita uza uhakirike ahangaha. Nta handi hantu urakirika, ni hano. Turi gusiba account yacu ya Facebook igihe guhagarika
biriya bishusho by'urukozasoni badutagingaho kuri profile yacu byanze, ariko igihe byakunze sava, noneho urahita ugira ute uhakirika. Deactivation or deletion. To start the process, select what you would like to temporarily deactivate or permanently delete. Ese niki ushaka gusiba? Urahita uza ukirike kuri ino account yawe. Utwandikire muri comment niba iyi video yagufashije. None ikintu uri buze gukora, delete account. Deactivating your account is temporary. Hano bari kutubwira ngo ese tuyisibe by'agateganyo. Hano bakatubwira ngo tuyisibe burundu se. Twebwe wenda dushaka kuyisiba burundu, reka tuyisibe burundu kuko baraduhakinze, dutangira indi nshyashya. Urahita uza hano rero handitse ngo no. Urahita uza uvivure kano gafresh k'ubururu, uragakura hariya, nurangiza ukazane hano ukirike muri ako kaziro. Tugire guki, urabona ko karimutse. Tugiye gusiba account yacu permanent. Niko tugiye kuyisiba. Noneho nta kindi kintu uri buze gukora, urahita uza hano handitse ngo continue. Hano handitse ngo continue. Mbibutse ko kano kantu k'ubururu kari hano muri permanent. Ndangije ndakamanura, nikandira hano gahita kajyamo. Ubwo ngiye kuyisiba burundu. Noneho hano hambere haravuga ngo temporary, by'agateganyo cyangwa se igihe gitoyi. Hano rero ndahita ngora kuri permanent, kubera ko niyo nshaka kuyisiba. Uraba kari muno, urabanza wongera ukazane ugakirikeho hano. Yego. Noneho ndahita ngora kuri continue maze kuvuga ko ari permanent. Continue. Hano bagiye kumbwira before you delete we may be able to help. Dore message disi y'agahinda Facebook bahise banyandikira. Dore ngiyi yo irihe, reka tuyisome neza. Dore ngiyi yo, dore disi Facebook ibyo banyandikiye. Dore ngibi nawe birebe. Dore ibyo banyandikiye, barabwiye ngo we are sorry to see you go. Nanjye ntabwo nabishakaga. We would like to know why you are deleting your account, as we may be able to help without issues. Oh my God. Facebook mwihangane, nasanze bitari ngombwa. You may also continue without selecting a reason. No matter. Hano ushaka wahitamo cyangwa se ntuhitemo, ariko cyo kuvuga ati I spend too much time on Facebook. Maze igihe kinini rwose kuri Facebook ndayirambiwe, cyangwa se I don't feel safe on Facebook. Facebook yanjye ntabwo numva ndi safe, cyangwa se umutekano wanjye ntabwo mba numva wizewe kuri Facebook. My account was hacked. Account yanjye yabaye hacked. Reka mpitemo kano. My account was hacked. Bitengandamo hagati. Facebook nabakundaga. Noneho ugakomeza ugakora continue. Ariko ngewe ntabwo nshaka kuyisiba. Iyo ushaka kuyisiba ubwo nyine uhita gukomeza ugakora continue, igahita igirute, igahita ivaho. Ariko reka dukore continue nigenda ubwo tuzashyiraho iyindi. Nuko iriho ibintu byanjye gusa ngiye nta bintu bibi bantaginzeho. Urahita ugirute, urahita ukomeza. Numara reka turebe, kadukore continue turebe. Account security. Urahita ukora nubundi, urahita ukora continue. Numara gukora continue, urahita ukora continue hano. Numara gukora continue, account yawe iraba yavuyemo. Account yawe iraba yasibwe neza cyane. Iki ngiki hano ndizera ko neza. Yino niyo step yanyu iraba yavuyemo, kandi nitavamo aga step gakurikiyeho karoroshye.
account yawe uraba wayisibye. Bira bintu by'urukozasoni ntawe uzongera kubibona, bira bifoto n'ibiki byose ntawe uzongera kubibona. Ubundi twibere muri society cyangwa si societe cyangwa community ifite umutekano, isugiye neza, imeze neza rwose, nta sereri nta n'ibindi bibazo. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe na Teacher David TV Rwanda. Wowe wakoze subscribe nguhaye salute, wowe utarakora subscribe nawe reba ko wakoze subscribe, udukorere like, ukore na share nibi biganiro byacu bikubaka, uhereze iyi video na bagenzi bawe nabo barebe ko hari icyo yabafasha. Mwakoze kubana natwe, thanks for watching. Tuzabonane muri video y'ubutaha. Wamenye wagwan. Ciao ciao.